umwuka wera ni nawe utwemeza ibyaha. Ntabwo dushobora kuba abakristo tudafite umwuka wera. Ntidushobora gukora umurimo w'Imana tudafite umwuka wera. Ntabwo ushobora gukizwa udafite umwuka wera. Ku bakora umurimo w'Imana, ntabwo ushobora kuba umuhanuzi w'Imana udafite umwuka wera ukurimo ukuvugiramo. Umwuka wera ni moteri y'umwizera, ni moteri y'itorero. Itorero ridafite umwuka wera ni itorero ripfuye. Umwigisha, umushumba, umubishopu, intumwa idafite umwuka wera iba ipfuye. Ni umwigisha upfuye, ni umwigisha udafite ubuzima, ni umwigisha udafite ibyo atanga. Ndibuka Petero ari kumwe na Yesu, ari kumwe n'intumwa, yari umunyabwoba. Yageze aho yihakana Yesu inshuro 3 zose, ariko mwuka wera amanutse, byose birahinduka. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2. Twongeye kubasuhuza kandi turabakunda. Imana ibahe umugisha. Muraganira na Pastor Anthony Bimenyimana, inshuti yanyu kuri Apologetics TV 7. Mu biganiro byacu uyu munsi tugiye kuganira ku mwuka wera. Turifuza gutangira ikiganiro tuzavugaho mu maseri atandukanye. Umwuka wera ninde, umurimo w'umwuka wera mu buzima bwacu. Tuzaganira umurimo w'umwuka wera mu guhindura isi. Tuzaganira imirimo ikomeye cyane y'umwuka wera, ubuzima bw'umwizera, ubuzima bwa Kristo, ndetse tuzarebera hamwe abanyamwuka ni bande, n'ibiki bisaba kugira ngo umuntu abe umunyamwuka. Bimwe mu bibazo biteye kudasobanukirwa neza ijambo ry'Imana, kudasobanukirwa neza bimwe mu bigize igice cy'iyobokamana, harimo iri jambo ry'umwuka wera. Abantu benshi barasobanura uko babonye, bakaryitirira abo babonye, ndetse hari n'abaryiyitirira akubwira ati njyewe ndi umunyamwuka, njyewe mfite umwuka. Hari n'abavuga ati njyewe nuzuye umwuka, njyewe ndi mu mwuka. Ibyo tuzagenda tubisobanukirwa. Turabanza twibaze umwuka wera ninde. Umwuka wera mu yandi magambo ni Imana. Umwuka wera ni umufasha. Umwuka wera ni umwigisha. Umwuka wera ni umuvugizi wacu. Mu rurimi rw'Ikigiriki barivuga mu jambo ryitwa Paraclete. Paraclete nicyo bisobanura ngo umwigisha. Niryo ririmo umuvugizi, niryo ririmo risobanura umufasha, udufasha kuko hari ibyo tutishoboje.
twongeye kubasuhuza kandi turabakunda. Imana ibahe umugisha. Muraganira na Pastor Anthony Bimenyimana, inshuti yanyu kuri Apologetics TV 7. Mu biganiro byacu uyu munsi tugiye kuganira ku mwuka wera. Turifuza gutangira ikiganiro tuzavugaho mu maseri atandukanye umwuka wera niki, ninde, umurimo w'umwuka wera mu buzima bwacu. Tuzaganira umurimo w'umwuka wera mu guhindura isi. Tuzaganira imirimo ikomeye cyane y'umwuka wera, ubuzima bw'umwizera, ubuzima bwa Kristo, ndetse tuzarebera hamwe abanyamwuka ni bande, n'ibiki bisaba kugira ngo umuntu abe umunyamwuka. Bimwe mu bibazo biteye kudasobanukirwa neza ijambo ry'Imana, kudasobanukirwa neza bimwe mu bigize igice cy'iyobokamana, harimo iri jambo ry'umwuka wera. Abantu benshi barasobanura uko babonye, bakaryitirira abo babonye, ndetse hari n'abaryiyitirira akubwira ati njyewe ndi umunyamwuka, njyewe mfite umwuka. Hari n'abavuga ati njyewe nuzuye umwuka, njyewe ndi mu mwuka. Ibyo tuzagenda tubisobanukirwa. Turabanza twibaze umwuka wera ninde? Umwuka wera mu yandi magambo ni Imana. Umwuka wera ni umufasha. Umwuka wera ni umwigisha. Umwuka wera ni umuvugizi wacu. Mu rurimi rw'Ikigiriki barivuga mu jambo ryitwa Paraklete. Paraklete nicyo bisobanura ngo umwigisha. Niryo ririmo umuvugizi, niryo ririmo risobanura umufasha, udufasha kuko hari ibyo tutishoboje. Mwuka wera ni nawe utwemeza ibyaha. Ntabwo dushobora kuba aba Kristo tudafite umwuka wera. Ntidushobora gukora umurimo w'Imana tudafite umwuka wera. Ntabwo ushobora gukizwa udafite umwuka wera. Ku bakora umurimo w'Imana, ntabwo ushobora kuba umuhanuzi w'Imana udafite umwuka wera ukurimo ukuvugiramo. Ni nayo mpamvu abantu benshi bazimye, niyo mpamvu abantu benshi bakakaye, niyo mpamvu dufite abantu benshi bavuga ariko batarimo umwuka wera. Abantu benshi baririmba barakakaye kuko badafite umwuka wera. Abantu benshi barigisha ariko barakakaye batarimo umwuka wera. Umwuka wera ni moteri y'umwizera, ni moteri y'itorero. Itorero ridafite umwuka wera ni itorero ripfuye. Umwigisha, umushumba, umubishopu, intumwa idafite umwuka wera iba ipfuye. Ni umwigisha upfuye, ni umwigisha udafite ubuzima, ni umwigisha udafite ibyo atanga. Ndibuka Petero ari kumwe na Yesu, ari kumwe n'intumwa,
yari umunyabwoba, yageze aho yihakana Yesu inshuro 3 zose. Ariko Mwuka Wera amanutse, byose birahinduka. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2, Mwuka Wera amanutse amugezeho, ibintu byose birahinduka. Aramufasha, aramutinyura, atangira kuvuga ubutumwa. Tubona ko Petero ari mu bavuga ubutumwa ba mbere bashoboye kwigisha abantu benshi bagakizwa, abantu benshi bakaza kuri Yesu. Batubwira ngo hejuru y'ibihumbi 3 ku cyigisho cya Petero cya mbere amaze kuzura Umwuka Wera. Ntabwo twe dukwiye kujya muri uyu murimo tudafite Umwuka Wera. Nibyo abadasobanukiwe bibwira ko kuzura Umwuka Wera ari ugufatwa n'umushitsi, gutitira kuvuga izindi ndimi. Oya, siko biri. Ibi bishobora kuba ibimenyetso by'Umwuka Wera, kandi hari n'ushobora guhanura ibyo byose bitamugezeho. Ninde twakwita umunyamwuka? Ese kuzura Umwuka Wera ni iki? Katubanza turebe bimwe mu bisabwa kugira ngo wuzure Umwuka Wera. Ugomba kuba warakeye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Kimwe kitubwira ko kuzura Umwuka Wera, kimwe bisobanura bitusobanura kuzura Umwuka Wera, ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Abantu benshi bajya bahamya, bakihamya, ndetse hakagira n'ababahamya ko bafite Umwuka Wera, nyamara batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Icyo kiratubwira ko batari buzura Umwuka Wera. Kabiri, ugomba kuba uri umwana w'Imana. Nibyo iyo umaze gukizwa duhindurwa abana b'Imana. Magalatiya ibice 4:6 tubisangamo. Ugomba kuba uri umwana w'Imana. Ntabwo ushobora kuzura Umwuka Wera utari umwana w'Imana. Icya gatatu, ugomba kuba ufite inyota yo gukizwa, yo guhindura, guhora wumva ushaka Umwuka Wera, guhora wumva ushaka ijambo ry'Imana. Icyo ni ukuri. Kandi umuntu ufite Umwuka Wera ahora afite kwizera, ahorana kwizera, agira kwizera. Kane, ugomba kuba uri umuntu ufata ibyemezo, icyemezo kizima, icyemezo gifite umumaro, icyemezo gisumba ibindi. Aha twavugamo ufata icyemezo kidashingiye ku bwoba, ufata icyemezo gishingiye kuri Bibiliya, ufata icyemezo kidashingiye ku majwi y'abantu ahubwo gishingiye ku ijwi ry'Imana, gufata icyemezo kidashingiye ku burenganzira bwo kuyobora ahubwo gishingiye ku burenganzira bw'Imana ishobora byose ikuyoboye. Aha niho tuvuga ngo bimwe mu bisabwa kugira ngo ube wuzuye Umwuka Wera, ugomba kuba uzi gufata icyemezo, ugomba kuba ufite ubushobozi bwo gufata icyemezo kandi cy'akamaro. Gatandatu, bimwe mu bisabwa, uba ukwiye kuba umuntu urindira, utegereza kandi yizeye. Ijambo ry'Imana tuba mutegereze kandi mwiringiye. Hari ibyo Imana yavuganye namwe, hari ibyo Imana ibashakaho, hari amasezerano ufitanye n'Imana. Ugomba gutegereza wiringiye kandi wizeye. Rero kuzura Umwuka Wera biri muri zo nsobanuro zose tuvuga. Tuzaza kuvuga no kuzuzwa icyari cyo. Kandi reka nkubwire, Mwuka Wera ntadukangurira kumwitaho cyangwa kwita ku muntu, ahubwo adukangurira
gutumbira Yesu Kristo, kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Adukangurira kwita ku busabane bwacu n'abandi. Adukangura kwiyegurira Yesu Kristo. Adukangura kugira ibyiringiro byo gusenga, byo gucungurwa, byo gukomeza gutegerezanya amatsiko. Umwuka wera ni Imana. Umwuka wera adufasha mu byo dukora byose. Tudafite umwuka wera, ubukristo bwacu bwaba ari vide. Tudafite umwuka wera, amatorero yacu yaba ari vide, ari mu busa, yaba ari amatorero apfuye. Ngufitiye ubutumwa bukubwira ngo ntukemere kwitwa umukozi w'Imana udafite umwuka wera, utarakira umwuka wera, utayoborwa n'umwuka wera, utamufite ikimenyetso, utamufite ingwate, atari muri wowe. Yesu yaravuze ngo dore mpagaze ku rugi, yewe ukomanga, nukomanga uzambona, nunshaka uzambona. Yesu arakomeza ati yewe urushe nawe uremere ngwino usange ndakuruhura. Uko niko kuri. Yohana igice mbere 12 atubwira neza ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Tureke kwitiranya amagambo, tureke gukomeza kuyasobanura uko atari. Umwuka wera aza ku bantu b'Imana. Umwuka wera aba mu bantu b'Imana bamaze guhinduka, bamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Icyampa nawe ukaba wuzuye umwuka wera. Icyampa bakubona bakakubonamo umwuka wera, atari kukubonamo ibimenyetso, ikimenyetso kigenda kigashira. Mu byakozwe n'intumwa tubwira ngo ku munsi wa Pentekote usohoye, bose buzura umwuka wera. Aho hatubwira ngo bose bari aho hantu, hashobora kuba harimo n'abanyamahanga. Aha ngaha dushobora kwibaza ngo mbese umwuka wera ashobora no kuzura umuntu utarahinduka kubw'impamvu z'Imana, kubw'impamvu z'umwuka. Ashobora kukuzura kugira ngo akwemeze, kuko no kugira ngo duhinduke, no kugira ngo twihane, no kugira ngo tube abakristo, tube abakristo, no ku mwuka wera tugeraho, kandi atugeraho turi abanyabyaha, atugeraho turi babi. Yakugeraho yewe unyumva, yewe turi kumwe nawe, ushobora kwakira umwuka wera. Emerera Yesu Kristo yinjira nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Umwuka wera azinjira iwawe, musangire, aguturemo, akurinde, agufashe mu bikugoye byose. Imana ibahe umugisha, kandi mwakoze cyane gukurikirana igice cya mbere kivuga ku mwuka wera. Reka dufatanye gusenga Imana. Mana nziza, Mana isumba byose, turagushimiye kubw'uyu mwanya, kubw'uyu munsi. Turagushimiye kubw'abashoboye kubana natwe kuri iyi nyigisho no gusobanukirwa n'ijambo ry'umwuka. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndaguhimbaje, ukomeze wigaragaze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.